twongeye kubaha ikaze kuri Rukumbi TV, twongeye kubasuhuza. Mugire amahoro, muhahe muronke, mugubwe neza kandi muryoherwe n'ibiganiro bya Rukumbi TV tubagezaho buri umunsi ku wundi nkuko tubibabwira na ama episode ikiganiro kimwe mubona ikindi mukibona. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe ukandi kukazogera kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bikugereraho igihe, hanyuma dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma muri showbiz yacu nkuko ariyo dukunze kwibandaho cyane, nubwo n'ibindi biganiro tubikora cyane ibiganiro byo gukora ubuvugizi cyangwa se kuvuganira umuntu ukeneye ubufasha akaba yabona abamufasha. Ibyo biganiro tubagezaho bya buri munsi. Uyu munsi rero noneho tugiye kubagezaho aba bahanzi mwokabyaramwe mwakunze, abahanzi bari bafite impano, abahanzi bari ejo hazaza h'umuziki w'u Rwanda, bari umuziki w'ejo, bari superstars ejo, bari inkingi, bari kuzavamo ibihangange, ibikomerezwa mu muziki w'ahazaza wo mu Rwanda, ariko bakaba baraburiwe irengero cyangwa se bakaba batarabashije kuzamura cyangwa se gukomeza umuziki wabo, kandi bari bafite impano rwose zifatika, abavokoriste beza, abaraperi beza, bafite imirongo myiza, abaririmbyi beza, bafite amajwi meza, bazi kwandika neza, beza ku buryo ntabona jewe uko mbivuga. Hanyuma tukaba tubafitiye urutonde rw'abahanzi 10 twaburiye irengero cyangwa se bazimye, bari bafite impano zifatika. Ku mwanya wa 10 turahasanga umusore w'umuraperi Racine. Uyu Racine muramuzi, muzi uburyo arapa, muzi indirimbo ze, muzi vasi ze, muzi imirongo ye, muzi imyandikire ye ukuntu ibimeze, imirongo ye muzi. Racine ni umuraperi mwiza ukiri muto, umuraperi mwiza uzi kwandika, umuraperi uzi kwactinga mu ma video, umuraperi pe ufite ejo hazaza, umuraperi mwiza, ariko ntabwo ibikorwa bye birenga umutaru ngo bizamuke bigere aho bigomba kugera. Byaba biterwa n'iki? Byaba biterwa nuko wenda hari badafite management, byaba biterwa hari ni impamvu zitandukanye, kuba wenda ni byinshi cyane, ariko uyu muraperi Racine muramuzi. Ku mwanya wa 10 tukaba tumufite mu baraperi batazamura impano zabo cyangwa se batazamuka mu muziki wabo, mu bahanzi 10 ba mbere bari mu Rwanda cyangwa se mu Rwanda, batarenga umutaru, batazamuka mu mpano zabo kandi bafite impano zifatika. Ku mwanya wa 9 turahasanga umukobwa witwa Nessa. Uyu Nessa muramuzi mu ndirimbo nyinshi nyinshi. Aba bahanzi nubwo batazamuka ariko barakora pe, ntago ari uko badakora, ahubwo sinzi ikibazo kiba kirimo mu buryo bwa promotion y'ibihangano byabo, sinzi uko bigenda, sinzi icyo babura, sinzi indirimbo zabo icyo zizira. Mbere twajyaga tuvuga ko ari itangazamakuru ritabafasha kuzamuka, ariko ndakeka itangazamakuru ubu ngubu nta n'ikintu rikivuze cyane. Ntago ari uko ntacyo rikivuze, ariko si cyane. Nagira ngo ako kantu mukumve neza. Nka mbere iyo wakoraga indirimbo ntikinwe kuri radio, ntikinwe kuri televiziyo, nta handi hantu iyo ndirimbo wagombaga kuyibona. Ariko ubu ngubu dufite platform nyinshi cyane, dufite YouTube nka platform
ya mbere mu ma platform anyuzwaho umuziki, tukagira za Spotify harimo n'izindi nyinshi zigenda zicururizwaho umuziki, zigenda zibyarizwaho umusaruro umuziki, zigenda zinyuzwaho umuziki. Hanyuma tukagira n'izindi platform nyinshi cyane zitandukanye, ariko mbere byari bigoye kugira ngo ubone umuhanzi umumenye atakinwe kuri radio, atakinwe kuri televiziyo. Ku mwanya wa 9 rero tukaba dufiteho uyu mukobwa Nessa, mu bahanzi batazamuka kandi bafite impano nziza. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusore bita Nasoni. Ngira ngo Nasoni mwoka byaranwe. Nasoni muramuzi mu ndirimbo nyinshi za Mfite Amatsiko n'izindi nyinshi cyane. Nasoni aza kugenda gacya, aza kumera nk'umuntu ucitse intege, yaba producer n'undi yarasanzwe ari na producer, ariko aza kubyinjiramo umuziki asa n'ushyize ku ruhande, yigira muri production. Hanyuma Nasoni akagenda nyaruka agakora akaririmbo nabo basoshomura n'abandi, ariko Nasoni azi kuririmba. Nasoni afite ijwi ryiza, azi kuririmba. Uramutse wumvise indirimbo yitwa Mfite Amatsiko wahita uvuga uti wow, uyu musore azi kuririmba pe. Ariko Nasoni ntabwo umuziki we wigeze urenga umutaru, ntabwo umuziki wa Nasoni wigeze uzamuka nk'uko twari tuwiteze, nk'uko twari tuwiteguye. Wagumye aho ngaho, uguma hasi, ugenda umanuka. Ubu byaje kurangira Nasoni tumuburiye irengero. Aho hari ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turahasanga umusore witwa Aime Bluestone. Mwabantu aba basore nta muntu utabazi. Aime Bluestone muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane zitandukanye pe. Ariko umuziki wa Aime Bluestone ntabwo wigeze urenga imbere ye, ntabwo wigeze urenga aho yicaye, ntabwo wigeze urenga aho abonesha amaso ye. Umuziki wa Aime Bluestone wagumye aho ngaho. Turaguma twumva Aime Bluestone, hakagenda haza amarebo mashya agafata Aime Bluestone, bikarangira byanze. Aime Bluestone aza kugeraho ashinga studio ye, ariko kugeza na n'uyu munsi ntabwo twongeye kubona Aime Bluestone. Ukibaza ngo bigenda bite aba bahanzi baza bagakora umuziki barangiza bakaburirwa irengero, kandi ibintu bari babishoboye, bari bafite impano. Bipfira he? Biterwa n'iki? Ese nuko batabona management? Ese nuko umuziki mu Rwanda nta cyurinjiza? Ese nuko se bakora umuziki mubi? Ntabwo mbizi, ariko ngira ngo murabizi ko uyu muhanzi na Aime Bluestone umuziki we byaranze pe. Byaranze, wongera uti byaranze, kandi ari umuhanzi ufite ijwi ryiza, ari umuhanzi uzi kwandika, ari umuhanzi uzi kuririmba, ari umuhanzi uzi kwactinga mu mavideo, ariko umuziki we byaranze pe. Ukibaza rero ngo bipfira he? Ku mwanya wa 6 turahasanga umusore muzi cyane wagiye ukora indirimbo nyinshi kandi zigakundwa, arakundwa, umusore witwa G Bruce. Uyu musore G Bruce yakoze umuziki kera pe, hashize iminsi myinshi, ariko kugeza na n'uyu munsi G Bruce ntabwo arigera yacivinga ngo agere ku rwego nk'urwo abandi bahanzi bamwe na bamwe bagezeho. Abo bagiye batangirana, bamwe abo bagiye bakorana, ntabwo uyu musore G Bruce ntabwo yigeze umuziki we uzamuka ngo urenge imbere ye, urenge aho ahagaze cyangwa aho yicaye. Byaje kurangira uyu musore G Bruce tubuze irengero rye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umusore Gisa Cy'Inganzo.
Gisa cy'Inganzo muramuzi yakoranye na ba Jipoli, muramuzi yakoranye na abahanzi benshi batandukanye, yakoranye na ba Majida Black, yakoranye n'abahanzi benshi, yakoze indirimbo ze ku giti cye nyinshi cyane. Uyu musore Gisa cy'Inganzo abantu benshi baramwemera ko ari umuhanzi uzi kuririmba, kandi nibyo azi kuririmba, azi kwandika, afite ijwi ryiza, ariko Gisa cy'Inganzo twamuburiye irengero. Yagiye ashinjwa ibiyobyabwenge, yagiye ashinjwa imico itari myiza, yagiye afungwa, ariko ibyo ngibyo wenda bikagenda bibimbogamizi mu muziki we, ariko Gisa cy'Inganzo twaje kumubura, tumuburira irengero, kandi Gisa cy'Inganzo ari Gisa cy'Inganzo koko pe, afite inganzo, afite impano, azi kwandika, azi kuririmba, ari umuvokaliste mwiza. Gisa cy'Inganzo agenda atyo kugererana n'uyu munsi nta wamenya ngo Gisa cy'Inganzo aherereye. Ku mwanya wa 4 turahasanga umusore bita Niyoriki. Niyoriki muramuzi mu ndirimbo Zana Urutoki, muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane, yagiye akora nyinshi, muramuzi muri label ya Touch Records, muramuzi uyu musore Niyoriki. Ariko umuziki we nawe twagiye tuwureba, Niyoriki tumubura irengero, biza kurangira bavuze ngo yagiye mu bintu by'iyobokamana, sinzi ngo yagiye muri business zindi, ntabwo mbizi. Ariko Niyoriki yari umusore, ni umusore uzi kuririmba, ni umusore ufite ijwi ryiza, ni umusore ufite appearance y'umuziki kabisa. Ariko Niyoriki twaje kugeraho gutya tumuburira irengero, abaragiye. Murabizi ko yari afite amasezerano muri Touch Records, uko Touch Records igenda icika intege, n'abahanzi bari bayirimo nabo bagiye bacika intege. Aho hari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga umusore witwa Puff G. Uyu musore witwa Puff G yari azi kuririmba, azi no kwandika, n'umwanditsi. Puff G yandikira indirimbo abahanzi batandukanye. Puff G ukeneye indirimbo, Puff G ahita yikwandikira. Ufite indirimbo ukaba udafite melody yayo, ukaba udafite ijwi ry'iyo ndirimbo, udafite melody yayo, isunge Puff G. Puff G ahita bigukorera cyane. Ariko Puff G ntago yigeze atera imbere mu muziki we ngo tumumenye nk'umuhanzi ukomeye, tumumenye nk'umuhanzi uzi kwandika, tumumenye nk'umuhanzi uzi kuririmba, tumumenye nk'umuhanzi w'umustar nk'uko bagenzi be batangiranye, bari muri generation imwe, baje kugenda bazamuka. Ku mwanya wa 3 rero twari dufite uwo muhanzi Puff G. Ku mwanya wa 2 dufite umusore witwa Manzi. Mwabantu twahombye abanyamuziki benshi cyane. Uyu musore bita Manzi muramuzi mu muziki, muramuzi mu ndirimbo zitandukanye akorana na ba Diplomate, muramuzi mu ndirimbo nyinshi yagiye akora nyinshi cyane. Hanyuma aza agenda gake aburirwa irengero, biza kurangira Manzi agiye muri production, biza kurangira Manzi tumubuze burundu. Manzi tuba turamubuze, umuziki wacu uba rwose urahombye, uba ugize igihombo. Hanyuma tubura gutyo umusore rwose w'umuhanzi ufite impano rwose yumvikana, yakunzwe na benshi batandukanye, abanyarwanda hanze y'u Rwanda. Hanyuma Manzi agenda gutyo, umuziki we turawubura, nawe tumubura irengero. Ubu ntiwamenya ngo Manzi aherereye. Ku mwanya wa 1 turahasanga umusore bita Ganza. Uyu mwana bita Ganza ni umwana watangiye umuziki ari muto, akiri mu mashuri ya segonderi, ariko azi kuririmba pe. Manzi azi kuririmba ngira ngo indirimbo za Manzi za Ganza murazizi.
indirimbo za Ganza murazizi, yaririmbye indirimbo nyinshi ariko biza kurangira Ganza tumuburiye irengero. Hanyuma tukibaza ngo aba bana bajya he? Iyo bavuye mu muziki bajya he, bajya bakora iki? Nguyo nguko rero urutonde rw'abahanzi bacu 10 bagiye baburirwa irengero kandi bafite impano nziza rwose zigaragara zishimishije. Urutonde rw'abahanzi 10 ngayo nguko. Ku mwanya wa mbere twahabonye umuhanzi witwa Ganza. Hanyuma abantu baba bafite support, abantu baba bafite support y'umuziki bazajye bagerageza bashake aba bana bongere bazamure impano zabo, bongere babiyereka abanyarwanda, bongere biyereke abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ngayo rero ku mwanya wa mbere tuhasanze umuhanzi witwa Ganza mu rutonde rw'abahanzi 10 b'abanyarwanda baburiwe irengero cyangwa se bazimye kandi bari bafite impano zo kuririmba, bafite impano nziza, bafite tara nziza rwose ishimishije. Iyi ni Rukumbi TV, kanda subscribe dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi.